muraho neza kandi muraho nanone nogenda basuje nukuri ndabasuje cyane mbashimira kubwo ububwitange ubufatanye muri kurushaho kungaragariza muri iyi minsi yangiye gutangira cano kandi nukuri Imana yo mwijuru ibahereze umugisha. Ni kuri ya cano yanyire yitwa Aricho AITV show. Nicyo niyemeje kuzajya mbagezaho buri munsi ibiganiro bijyanye n'inyigisho zijyanye no kwita ku bana. Mu by'ukuri impamvu ari byo nahisemo nuko ndi umurezi ndifuza ko twafatanya kurera. Ushobora kuba ndi kurera ku ishuri ariko nawe uri kurerera mu rugo, ubwo bumenyi rero twese turabukeneye. Meruka kubabwira inshingano cyangwa se ibintu birindwi ababyeyi bakunze kwibeshyaho bagakorera abana babo bazi ngo bari kubarera byiza, kumbi ari ibibangiriza abana. Uyu munsi rero nzanye ibindi bintu birindwi dukwiye gutoza abana bacu kwikorera kandi bakabikora mu gihe bakiri batoya. Iyo babikoze bakiri batoya bituma barushaho gukura bazi byinshi kandi babyikorera mu gihe cya nyacyo. Umwana akwiriye kumenya kwikorera kare kugira ngo akure ari umuntu wubaha kandi ufite icyizere cy'ejo hazaza. Ndabashimiye cyane rero. Wowe utarakora subscribe nukuri kora subscribe, kore like, share and comment. Uzime ikindi gitekerezo wifuza cyangwa se ushaka ko twavugaho mu minsi y'imbere. Tutangirana n'ikintu cya mbere rero. Ikintu cya mbere umubyeyi akwiriye kugisha umwana no kumenya kwambara, ko kwambara ari inshingano ze. Ntabwo akwiriye kugenda cyangwa se kugira aho ajya atambaye imyambaro. Hanyuma no kumenya kuyiyambika ubwe ku giti cye. Ushobora kwibaza utisibwe ibyo bitangira ryari? Ibyo bitangira ku myaka 3, hagati y'3 n'5 umwana utangira kumwigisha kwambara imyenda, hanyuma akamubwira n'amazina y'iyo myenda n'abayambara abari. Usibye ko ubu ngubu iterambere ryarabyorohereje, abakobwa n'abahungu dushobora kwambara imyenda isa, ariko ntabwo umuhungu yajya yambara ijipo. Nukuri ni byiza kumusobanurira. Umwana bashobora kumenya kwambara ikabutura, kwambara umupira ndetse kwambara n'inkweto cyangwa se amasogisi. Ibyo ni ibintu umwana ukwiriye kumutoza akiri ku myaka mikeya iyo mubwiye 3, hagati y'3 ndetse n'5. Bituma akura yizeye kandi akavuga ko nawe ugakiyumvamo ko ashoboye. Urumva ko ari ikintu cyiza. Ikindi kintu cya kabiri ni ukutoza umwana kumenya gukaraba mu maso ndetse no kwiborosa. Yego, kwiborosa ndetse no gukaraba mu maso. Ibyo bitangira ryari? Hagati y'imyaka 4 ndetse n'imyaka 5. Suko ku myaka 3 n'2 ndetse n'1 umwana badakaraba mu maso cyangwa se abatiborosa. Ariko mwibuke neza kenshi ziba ari inshingano z'ababyeyi cyangwa se abatantine cyangwa se abandi bantu babana n'abana. Ariko iyo bigeze kuri iyo myaka ni byiza ko umutoza kumenya kubyikorera, akamenya gukaraba iki gice cyane mu maso akiyeza ndetse akamenya no kuborosa amenyo ye. Ibyo bizatuma nukuri umwana arushaho kumva ko nawe ubwe afite inshingano kuri we kugira icyo yakwikorera. Ibyo ni ibintu byiza, izo ni inshingano za buri munsi ugenda umwigisha. Icyo ukora iyo ageze ku myaka 5, icyo ukora ni ukumenya ko yabikoze. Mbese gukora follow up yuko ibyo wamwigishije yabikoze neza. Urumva ko ari ikintu cyiza. Ndetse kandi wasanga yanabyibagiwe ukanabimwibutsa. Urumva ko ni ibintu byiza kandi bishobora kuzatuma umwana akura ari umuntu ufite gahunda mu buzima bwe bwa buri munsi. Ikindi kintu cya 3, gutunganya ibikinisho ndetse naho akinira. Umwana uri hagati y'imyaka 2 n'3 abatangiye gushakirwa ibikinisho, ariko rimwe na rimwe kubera ko utigeze umubwira ngo ibikinisho byawe tubibika aha, hanyuma nawe ujya gukina ujye ubikura hano urangiza ubisubizeyo, ntabwo amenya aho yabisize. Uzukuri buri munsi ukajya uhora ugura ibikinisho kubera iki? Ntabwo yamenye ahantu yabikinishirije yarangiza akabishyira. Urumva ko ni ikintu cyiza gutoza umwana kumenya gukura ibikinisho aho bibikwa yarangiza akanabisubizayo, hanyuma akiga no gukorera isuku aho yakiniye. Ibyo ubimutoza akiri muto kandi arabimenya. Nukuri inshingano iyo ari yose utoje umwana arayimenya kandi akayifata. Abamaze kumenya ya magambo avuga ngo shyira hano, shyira hano, zana hano, ayo n'amagambo atangira gushyira mu mutwe, akamenya ko gushyira ahantu ikintu nyine no kugishyira ahantu cyabugenewe aho byemerewe ko agihashyira. Ku myaka 3, 4 n'5 rero abashobora gutunganya ahantu yakiniye. Nimukazajye mwumva ko abana badashoboye barashoboye kandi cyane mubahe
motivation yo kubereka ko bashoboye. Ikintu cya kane rero ni ukubika ibikoresho by'ishuri. Murumva ibi biba hagati y'imyaka 4 n'5. Twibukiranye imyaka 4 n'5 n'6 uyu mwana aba arimo kuzamuka ku myaka 4 abageze muri middle class, yagira muri top class afite imyaka 5, hanyuma 6 abageze muri P1. Urumva muri P1 ni handi atangira kumenya kumanaging ibikoresho. Iyo utabimutoje hakiri kare wumva ikintu bikora. Ni handi umugurira pen cyangwa se pencil uyu munsi akagaruka kugira ngo nayibuze akagaruka kugira ngo nayibuze kubera iki? Ntabwo yigeze atozwa kubika ibikoresho bye neza. Mubwira uti ibikoresho pencil, ikaramu, ikaye bibikwa mu gikapu, warangiza igikapu ukagifunga. Iyo umitoje hakiri kare arabikora kandi akabyubahiriza. Rimwe na rimwe tujya duhura n'ikibazo cy'ababyeyi bavuga ngo abana banjye ngewe babiba amakaramu kuki ari bo biba bonyine. Ntago bayabiba mama, ntago bayabiba, ahubwo ikibazo ntago wigeze umutoza kumenya kubika ibikoresho bye mu gakapu kabugenewe. Buri munsi uzajya uhora ugura amakaye ndetse n'amakaramu. Iyo umwana yabitojwe hakiri kare bituma akura azi gutegura umunsi neza. Icyo gihe abazi kumenya imyambaro y'ishuri iri bwambarwe, ikabutura, ishati se, umupira w'imbeho w'ishuri, amasogisi n'inkweto, akamenya kubyitunganyiriza, ugasanga bishyize ahantu ejo azabisanga. Niba hari ikintu kinezeza ni ukubona iyo improvement y'umwana. Babyeyi mureke dufatanye kandi bizashoboka. Icyo cyari icya kane. Ikintu cya gatanu, muzi neza ko akenshi tubatoza kunywa amazi meza, ndetse rimwe na rimwe tukabagurira amacupa yo gushyiramo amazi. Ariko umwana yajyanye icupa uyu munsi ejo akagaruka yaribuze. Mbese ukamara nk'icyumweru ugura amacupa y'amazi. Mutozi kumenya kurifata ndetse no kuribika ahabugenewe. Icyo gihe bizahera mu rugo. Uri muhereze mu ruti n'icupa ryo kunywesha amazi, n'ujya umara kunywa amazi uzajya urishyira aha. Urumva niyo yatangira kujya ku ishuri uzajya umwereka aho agomba kurishyira muri bag. Ntago azigera abura iryo cupa ry'amazi. Ikindi azamenya kuyanywa. Ikibazo dushaka gutoza abana bacu kunywa amazi ariko bagiye ku ishuri, mu rugo tutarigize kubatoza kuyanywa. Icyo gihe ntabwo ari ibintu byiza, bituma n'ubundi uyamuha bikarangira atanayanyweye ahubwo yapfushije ubusa. Ikindi abasha kwiga gufungura iryo cupa ry'amazi. Yaba abashije kutabishobora akaba azi n'uburyo ashobora kubwira umuntu mu kinyabupfura ati mfasha umfungurire ndashaka kunywa amazi. Turibuka ko hari igihe umwana aba agishaka kunywa amazi cyangwa se ari gukora ikintu cyamunanira akarira. Ubonaga ari umuco mwiza. Twige gutoza abana bacu gusaba ubufasha kandi mu kinyabupfura. Icyo cyari ikintu cya gatanu. Mu by'ukuri ibyo bituma umwana akura yifitiye icyizere kandi akabasha kwishoborera kwifungurira rya cupa ry'amazi akayanywa. Ikintu cya gatandatu, gushyira imyenda mu gasanduku cyangwa se ahabugenewe. Tuvuge muri garderobe, muri valise cyangwa se muri mari. Ibyo bituma umwana abasha kumenya aho agomba kubishyira. Ku myaka ingahe? 6 n'7 abazi kumenya aho agomba kubika imyambaro ye. Kwigisha gushyira imyenda ye ahabugenewe cyangwa se aho ibikwa, cyangwa se mu gasanduku nyine, nshaka kuvuga mu gasanduku muri mare cyangwa se muri valise. Hanyuma ukamwisha gutandukanya imyenda yanduye n'imyenda isa neza, ahantu ijya naho aho tubika iyanduye naho tubika isa neza. Ibyo bituma akura afite isuku mu mutima we, akagira inshingano yo kumva ko adakwiriye kuvanga ibyanduye n'ibisa nabi. Hanyuma ntago bituma imyenda ye ihora ijagaraye ahantu hose uciye ugasanga umwenda we, ahubwo ibyo bihora biri ku murongo. Urumva gushyira ku murongo, gufasha umwana gushyira ku murongo ibintu bye hakiri kare ni ibintu byiza. Ikintu cya karindwi ari nacyo cya nyuma ngiye kuvugaho ni ukumwigisha kuvuga mu kinyabupfura. Muri video yatambutse narabwiye ni babyeyi mureke dufatanye kugisha abana bacu kuvuga mu kinyabupfura, kuvuga amagambo ajyanye n'ikinyabupfura. Ijambo rya mbere ni ugushimira, kuvuga murakoze. Ijambo rya kabiri ni ijambo rikuze kunanirana, yemwe n'abantu bakurira bananira, kuvuga ngo mbabarira mu gihe cyose yakoze ikosa cyangwa se yabonye atatunganyije ibyo yagombaga gukora neza, ariko kuvuga ngo mbabarira bikanga. Nukuri ibyo biba byarapfuye hehe? Hasi nubona umuntu mukuru udashobora kuvuga ijambo mbabarira,
ujye umenya ko n'ubundi no kuva na kera atigeze abyigishwa ko ijambo mbabarira ari ijambo ryiza, ari ijambo ry'ikinyabupfura. Ikindi, igisha umwana kumenya kuvuga icyo ashaka, kumenya kuvuga icyo ashaka. Niba ashaka penso, uti ndashaka penso. Ashaka igikombe, ndashaka igikombe. Niba ashaka kwicara ahantu, uti ndashaka kwicara hano. Ibyo bintu bimwigishe hakiri kare. Ikindi, mwigishe kuvuga oya, iki sinkishaka. Hari igihe dusanga abana bashaka ibintu byinshi, kandi rimwe na rimwe ugasanga ibyo bintu byinshi harimo n'ibyo badakeneye. Kubera iki? Ntabwo azi gutandukanya icyo ashaka n'icyo adashaka. Rero biba byiza. Ikindi, mwigishe kumenya kwivuga. Nitwa runaka, umwigisha amazina ye. Nitwa runaka, abimenye kubivuga neza yitonze kandi ashize amanga nta bwoba. Bityo uko arushaho kugenda aganira nawe cyane, avugana nawe, twaribonye mu kiganiro cyatambutse ko gutoza umwana kuvuga neza no kuvugira mu ruhame bitangirira kuri wowe mubyeyi. Muganirize kenshi, amenye ko kuvuga nta kibazo rwose. Urumva ni ibintu byiza, ibyo bituma azi kuvugana n'abandi neza rwose, bigatuma aba umwana mwiza. Murakoze cyane rero, byari ibintu 7 nari ndimo mabwira umwana akwiriye gukuraza. Nibagiye kubabwira ibyo bintu. Ubu igihe bihera kuvuga murakoze, mbabarira, ndashaka iki, oya, sinshaka, byibuze guhera ku myaka 3 kugeza kuri 6, uwo mwana aba agomba kuba yarabitojwe abizi. Ku myaka 6 ho nta kabuza abazi gusaba no kuvuga icyo ashaka no kwisobanura. Murakoze cyane rero, ndabashimiye mwebwe mwese mwakurikiranye iyi video yanjye. Niba kandi hari izi ngingo zikunze, hari kabari n'indi ngingo ushaka ko tuzavugaho tugasangiza ababyeyi bagenzi bacu, mu by'ukuri kora subscribe, wowe utarabikora kore like, share and comment. Ibi bintu birushaho kugera ku babyeyi benshi, kandi mu by'ukuri ntimubyumve gusa, ahubwo tubishyire no mu bikorwa. Ni ukuri bizadufasha kurera abana bifitiye icyizere, bafite ikinyabupfura. Kandi ikindi, mwibuke ko turi kujya muri monde igoye cyane. Byaranatangiye mu mujyi wa Kigali ko umuntu atemerewe kugira umukozi. Ni ukuri biragoye cyane, ariko n'igihe byibuze umwana ageze ku myaka 3 ntibyogere kukuvuna, ahubwo bibe bifite umurongo mu rugo rwawe. Murakoze cyane rero, mwari kumwe na Arinsho AI TV show. Ibiganiro byacu nakagaruka, kandi ni ukuri nongera kubashimira ku bufatanye muri kunyereka. Ndabakunda cyane kandi mbahoza ku mutima. Ciao ciao.